umutoto wanjye. So nicyo kintu gihe nshaka kuza guhindura mu Rwanda, cyane cyane mu Rwanda. ndavuga none se uransiga usange Maolithia nanjye ko n'umwana wawe ndasigarana kandi ndamukunda cyane. abantu bashobora gukinisha byinshi nta bintu cyo kunywa bagira bate ariko we ndakorwa guha inka top 10 Miss Rwanda 2021. nyine yarinjiye mbona ni mwiza cyane, wow, nyine twakundira umugabo bwa and then nyuma baraguhereza pasi twese turagenda tugera guhura muri Bhutan, ariko kubera energy yanjye personally ndabona nyine ndakubagana. hanyuma Maolithia niwe muntu wa mbere wa kuri ku ruhande. Ubundi uko atwibwiye icyo mbasabye ni kimwe, mubabarire mumuhite mumwereka urukundo rwinshi cyane kuko ni abashyitsi kandi twishimiye kubakira hano. Let's go. Miss Rwanda 2021. Mwiriwe, nitwa Melissa, nanjye nari mu irushanwa rya natwe. Mwiriwe, nitwa Amanda, nanjye nari mu irushanwa rya natwe. Mwiriwe, nitwa Kuri, nanjye nari mu irushanwa rya natwe. Mwiriwe, amazina yanjye ni kuvugana, nkaba narabarizwaga ku kabiri ka Miss Rwanda. Mwiriwe, Mugarikazi, ndahiro kuri, abandi Miss Rwanda. Nitwa Bahali Ruth, abandi yes. Thank you so much. Nkaba ndi Miss HRSR. Yeah, thanks. Uyu mwishyure ndi umushuti wa bose. Mwiriwe neza, nitwa Patricia, nari Barakoze cyane mu mambere amashyi menshi. Let's go.
Miss Rwanda is not something that I've ever wanted to go to. Irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ni irushanwa ntigeze nifuza kuba najya muri I never used to watch Miss Rwanda. Ntabwo najyaga ndeba Miss Rwanda. But my friends and my family made me get if I could say they pushed me to be able to feel confident enough to go with it. Ariko ishizana n'umuryango wanjye barakuvuga imbaraga hari icyizere cy'uko nagerageza. So my friends told me to go to Miss Rwanda. At first it was very hard for me. So I prayed about it and I said, if my mom says yes, then I'll go with it. Kugira ngo ujye muri Miss Rwanda abashiki banjye ishizanjye zambwiye kujya muri Miss Rwanda ariko ndabisengera ndavuga ngiye kubanza njye kubwira mama ntabyemera. So I talked to my mom and she agreed with it, so I went ahead with it because I believe that her and God know me more than I know myself. So if they think that I'm capable, then I'm definitely capable. Hanyuma nabibwiye mama wanjye arabyemera, hanyuma ndavuga ngo mama n'Imana nibo bantu bazi neza cyane. So ntiyambare kuba hanyuma ndabikora. I went with it. I was very scared. I am not good at talking. And as you can see today, I'm standing here with a crown in my head. So I want to take this time to thank each and everybody that voted for me, that had a trust in me. I want to thank my family so much. That's my mom and that's my dad. Those are people who helped me, but with them I also had my wonderful cousins who helped me out. So thank you for having trust in me, and I promise I won't let anyone down. umukobwa rero ugira urukundo rwinshi cyane akagira gukunda abantu cyane. Uyu munsi rero yagaragarije abantu kugira ngo aze abane n'abantu kugira ngo abere ishimo twagize muri rusange twese. Nanjye rero kamurireho n'akanya ko kumushimira cyane kuko yabaye umukobwa w'intangarugero. Kujya muri Miss ibintu byamuvuye cyane. Yaraje arambwira ati se mama, ati ko bagamjere banjye barimo kumvira ubu njye muri Miss, ati wowe urayibona ute? Njye nawe ati Maolithia urashoboye kandi umunyabwenge kandi usangitsinda. Ati ubu mpaye permission njye nzabijyamo usigara usengera kandi nzatsinda. Kujya rero mu marushanwa mwarabibonye mwese ku mateleviziyo ibintu bitoroshye. Yaragiye arivamo aragenda yiga aduhesha ishema kugeza igihe yabereye igisonga cya mbere. Ati rero twisanga fiere ya Maolithia ibyo yakoze.
ntabijire amayera y'ibishimo rero bikoze byari bikomeye yaduhesheje ishema twese turishima cyane ntabwo dukoze isoni sinashobora kuvuga amagambo menshi cyane ariko mbagaragaje ko nishimye cyane byarakoze cyane nanga impamvu musabye akantu gatoya cyane akantu gato cyane ariko heza bayita obra namukuriye gahenze kagura modeli y'igihumbi kugeza wacu mbere na mbere mbanje kubasuhuza abaje hano bose bakaba mbere na mbere mbanje kubasuhuza mwese tugashimira n'Imana kubona yaduhurije hano twese muri mu byishimo byo kwakira keza wacu warakoze Imana imuhe iduhaye ishema imbere y'ababyeyi imbere y'inshuti imbere y'abavandimwe turishimye cyane ndagukunda cyane ndagukunda keza nkunda famille yewe kimwe nkaho ndi nyogosenge nkaba nishimiye ibi byishimo duhaye hano turanezerewe cyane mbese ntabwo tuzabyibagirwa mu by'ukuri ishema uduhaye uzarikomeze kugeza igihe Nyagasana azaguhera ubona ibindi nabyo ujyamo ariko byiza kandi uzatwereke n'ibindi byishimo byiza uzatubera umwana mwiza turishimye cyane nkaba mfite akantu naduteguriye nakwandike iyi ni tante wawe igukunda Imana duha amahoro aka ni urwibutso rwanjye n'urwibutso Nyagasana rwigisha ni
mwiza ari smart kandi azi kubana na buri muntu wese azi uburyo atwara buri muntu wese bitewe n'ukuntu ameze. Ikindi kiruta byose yicisha bugufi, umukobwa wicisha bugufi kandi usenga. Ngewe ku giti cyanjye twabanye neza cyane, ari no mu bantu yo maze iminsi nkubona mukuru. Ikiragera mu gifahinga mu buryo butatu. She's beautiful, she's intelligent kandi ari real. Icyambere umwibukiraho Maolithia ntaramukumburira yaraduhayikingaga muri bootcamp cyane muri bus. Hari igihe twabaga twiga kuriya modeling, arahayikinga cyane. She's a whole vibe, she's always positive, umwana mwiza, you can miss her around. I love you, Maolithia. Yeah, Maolithia tureba icyambere n'ikibaduse just like that. Kubera ko twabanye neza, ubusazi bwinshi. Hari nk'abadanse iyo indirimbo igiye nk'umuhita muvuga mawo mukamenya ikigiye gukora. Rero ni umuntu watubaniye neza, akatwereka urukundo, yishimiye buri wese, ahora ari positive and agatuma n'umuntu uwo ari wese amwisanzura. Rero Maolithia turagukunda kandi muri iyo journey n'impamvu cyawe we got your back. Kuri njyewe Maolithia ni umukobwa nkunda cyane kandi ikamba ryari kwipe. So twabanye neza, akunda, nabonaga ari umukobwa ukunda Imana cyane, ashyira Imana imbere kandi aha agaciro inshuti ze. Ni wa muntu niba ufite ikibazo twakwegera mukaganira. Ikindi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, she's a whole vibe. I really like her. Ikamba bwite yarayikuriye, arasenga cyane, natwe arabisengera. Kandi icyo mukundira akunda kwicisha bugufi. No, nyine gutya niko tubanye muri make, dukunda guseka, ariko turakundana cyane. Nani ndakunda cyane bampaye, ariko narabimubwiye ndakorana na Maolithia n'abahaye. Ntabwo nari ntanze ubone bampaye, ariko nyine Maolithia. Hanyuma Maolithia twarasenganaga buri joro tujya kuryama. Maolithia twarasenganaga muri ganiro. There's this thing I want to say. Hold my hand, hold my hand, hold my hand. I chose myself, and I would choose you over and over again. Murakoze. Maolithia njyewe tumenya tubona bwa mbere, twavuganye muri pre-selection. Nyine yarinjiye mbona ni mwiza cyane, wow, nyine twakundira n'umugabo. And then nyuma baraguhereza pass twese turagenda tugera guhura muri bootcamp. Ariko kubera energy yanjye personally ndabona nyine ndakubagana. Hanyuma Maolithia niwe muntu wa mbere like she welcomed yahise anyakira vuba vuba, mbona arumva vibe yanjye, arumva ibyo nshaka.
noneho nyuma kuko muri kutumva barahinduranya nabo barahari nyuma dutomora nimero nsanga natomora nimero ya Maolithia we couldn't wait kujya kwandika ku icyuma nyine dufite. I remember ibyo bintu ntabwo twaryamye ubwo ntabwo nishimira kubana n'umuntu ikintu Maolithia yampaye kirenze kumacinga vibe yanjye kirenze kumfasha muri projet nari mfite kunyigisha public speaking kungira inama no gusengera no kunyigisha gusenga. Maho warakoze mu gituma muri Imana sibyo. Thank you so much. Maolithia kuko yarasanye na sister wanjye so umunsi umwe baza kunyigisha ntabwo nari nzi ko hari Maolithia yari n'abandi anyways turahura ariko ikintu cya mbere nabanje kureba kuri Maolithia ni uko welcoming ari so genuine yagukuza agukunda wholeheartedly so muri iki gihe gitoya nyine tuziranye I appreciate you and forever learn from you, grow from you, and learn so much. Twavuye twese muri pre-selection, umunsi wa pre-selection nibwo namenye Maolithia. Umunsi rero twamenye ibintu byari bitunguranye cyane. Iyo vuyo. So close, very close, no connection. No connection between the soul and the record. The voices, the bodies together, were not dressed, and I cannot say I was going to take back that day. Kuko urumva exhibition bari banezereye cyane ko narabimenye rero bitumuranye ariko nicyo kintu cyatumuranye cyabayeho ubuzima bwanjye kandi nishimiye cyane. Murakoze cyane. Nari nateguye ariko ngiye gufata umukunga. Okay. So from the bottom I started, so nothing she could say to me, kind of a while, what a distant new mistake. People saying, Charles, I'm like, why you want to put me? I bring the beatings out, somebody better pray for me. Cause all I know is this money I gotta have, and this suicidal thoughts getting bad, I'm getting madder. They say the good die young, I put a pedal to the metal, hit the gas, then I'm running. Okay, now let's take cameras action, cause I won't be a movie, I just so love you, keep bottles, not so I was saying juice, I got bad women everywhere. This me up the streets of rebelly, younger reckless, wild and imperfection. You know honey, on the truth, but even Vanessa, but I don't give up. I'm just doing what I want. See, I'm young and I got money. Now they are just like a friend. icyo mvuga ndabona hari abantu badafite icyo kunywa ndashaka kumenya abari muri protocol abantu n'abahora iki buri muntu wese mumuhe icyanywa noneho mbone kuvuga kuko abantu kuza baje abari muri serivisi buri muntu wese uri hano umuhe icyanywa umwana wacu umuhererezi akaba ari umwana wa 10.
niwe bucura akaba yaravutse ari umwana ugira urukundo nk'uko abandi bose babivuze, kandi ugasanga afite ibitekerezo bye, prinsipe ze agenderaho. Muri famiye bose baramukunda, umwana wubaha kandi wumvira. Nibuka ko yagiye mu mashuri ye yarakiri umwana muto cyane, wari ufite imyaka 7, ariko niba mudasemba abantu ndabyihorera ntacyo bimaze. Ndifuza ko abantu bari aha babona icyo kunywa nyabo. Protokole Claude, mumbwire Claude abijemo buri muntu uri hano abone icyago. Uko yigeze kwaza ngo harya ngo mama asate n'insobe arirabura harya mama asate. Nyina rero uwo munsi yambwiye ko birangiye ko yigendeye. Ndavuga none se uransiga usange Maolithia, nanjye ko n'umwana wawe ndasigaranye. Kandi abantu nkunda uriya mubyeyi ndamukunda cyane. Abantu bashobora gukinisha byinshi, babima icyo kunywa bagira bate, ariko we ndakorwaho. Imbaraga zanjye zose zishyiriwe mwambaza ngo impamvu nizihe. Yabyariye abana beza, yaranyubashye, kandi dusazanye amahoro. Muri ingeso nyinshi za Maolithia ni za mama we. N'umunsi bagiye inama wo kugira ngo ajye muri ya rugendo rwe rwo kuba Miss, yewe nuko natinye ko ari benshi bari mukubita, ariko ni nabyazi. Ibaza Maolithia tazamenya kuvuga Ikinyarwanda, wagiye afite imyaka 7. Buriya ntagiye kuzavuga ngo ise Maolithia ni iki, ariko baranganza ndemera, sigara nsenga igihe binanira, bagahamagara akaza mu 16 umutima wahagaze. Nyina kuko ari intwari ahaguza akamubwira ati ariko ujya kwizera kuriye babaye 16 muri 16 basigaye 4. Atihangane kuko baramagaye ngo Maolithia ngahaguruka. Ibyo navugaga rero byari bitoroshye, ariko ndashaka gushima. Ndashima abantu bose baduteye inkunga, kuko haje mu undi mukino ntari nzi kuri bose batugomba gutanga amafaranga. Twari dufite umuntu turi gupiganwa, udufaranga twose narakoreye shayo, amagara famiye yishyiramo, umukobwa aradusekura tu baracungaga twayashyiramo agakuba 2. Tugera igihe turi icyo dukora neza. Ariko mukuri urugendo ntabwo rwari rworoshye, mu gusubiza n'imyitwarire twagize amahirwe yitwara neza, yegukana ikamba ry'igisonga cya mbere. Turavuga ngo Imana yaducyubahiro. Twashatse kumutumira mbere
dusanga bitoroshye ariko dufite n'indi mihigo twari twarahize ko tuzayihigura, ntabwo turayihugura ariko ubwo yaje umuhigo twagize tuzawihigurira Imana. Rero nubwo twanezerewe ariko n'ishema rya Ruvu. Umwana n'uwanyu, icyabitugaragarije nuko twashatse kumusura batandibishoboka, tumuramutse batereka da dusanga umwana atagira iwacu ari umwana wa Ruvu. None rero bavandimwe, umwana n'uwanyu, ibikorwa byose azakora azabikorera aho yaturutse, aho avuka, kandi iryo shema ni ibyanyu, ntabwo ari ibyacu twenyine. Murakoze, Imana ibahe. arakoze cyane umubyeyi, mumwongera amashyi menshi avuze neza. Kwihangira imirimo ni abantu bakuru. Iyo uvuye mu mashuri uba utekereza ko njyewe reka mujye ko muri ibintu bya deko, ntabwo nshobora gutekereza ko nakwifungurira kabiri yanjye ya deko, oya mvuga reka njye kurera papa wanjye, reka njye kurera tonto wanjye. So nicyo kintu ngiye nshaka kuza guhindura mu Rwanda, cyane cyane mu Rubavu.
muraho hari ibirori by'uyu munsi binyibukije igisigo cy'impakanizi umugabo witwa Nyakayonga na Musare aho yavuga ngo kwibyara bitera ababyeyi ineza. Aha rero iyi neza ntawabura kuza kwishimira, reka nshimire umuryango wadutumiye. Papa Maolithia turagushimiye, tugushimiye ufite umuryango mwiza, wabyaye umukobwa mwiza, none akaba yahesheje akarere ka Rwanda. Maolithia twebwe baramushimiye ushize, twamutumiye kuza kwifatanya natwe, aho twari twatumiye abanyarwanda baba muri Kigali, araza n'umutima mwiza aritabira gahunda. Reka nawe tumushimire. Dushimire na bagenzi be bamubaye hafi. Ari kubwira Papa Maolithia niko namwita kumwita Joseph, mubwira nti urabona uburyo bano bana bakunze cyane, urabona uburyo ari inshuti. Ibi ngibi tubona ubu ngubu, izi emosiyo nari kumaze ariko izi emosiyo twebwe tuba tuzifite natwe ba kera, ariko mwabibonye ko byari bishimishije. Abana barangaha mwabonye amashyi twabakuze, murakaza neza muri Rubavu iri isambaza, Rubavu iri Kivu, kandi barababwire ko Ikivu cyabyawe nande anyirasibura mu mateka bakubwira, ayo mateka mujye muyabwira abana. Nyirasibura ibindi mujye mubasobanurira. Rubavu ifite imisozi myiza, Rubavu yera, Rubavu ifite abaturage beza, Rubavu turabakunda, sibyo? Ikindi nanone washima nuko gahunda ya Maolithia ijyanye na gahunda ya SP1 ikiye na gahunda y'imyaka 7 yo guhangira imirimo miliyoni 1.5 imyaka 7, niyo yahanga imirimo 10-20 abayobora igihugu abafashije nyakubahwa perezida wa repubulika kugera ku ntego. Niyo mpamvu iyo tuvuze kuriya twebwe tugira amakuru, kandi tugomba kumuherekeza tukajyana muri iyo gahunda. Akarere ka Rubavu kari mu turere dufite abaturage benshi, nyuma ya Nyagatare na Kakame. Muri icyo karere dufite abaturage 208,000. Mu gihe utundi turere dufite 400,000. Bishatse kuvuga ko harimo urubyiruko rwinshi rudatera akazi. Rero dufatanye dushyire ibitekerezo hamwe, hanyuma ubundi uduherekeze kubyaremo. Ese kuza gushimire invitation mwaduhaye, ibyo mwatego byose byiza. Ibirori natwe uzi kubyina, uzigisha neza, ibyo mukore kubyina. Wabishimiye uburyo mubyina nk'abandi nyine abasimu kabisa. Reka nshimire executive babanye ndetse namwe mwese muzagaruke hano, tuzongere tugaruke tuhataragire, sibyo? Murakoze rero. Rubavu ni ibyiza gusa, impamvu ubona ari byiza gusa rugereye iyindi bifite amateka.
Yosefu ariyobwe kugira ngo iyi ngiyi ni umutima w'ubugoyi kubera iki inzu iri hano ikoreramo akagari byari ibiro bya Kamuzinzi intara ya Kamuzinzi waje gusimburwa nande amishekanye uko bimeze Rubavu ifite amateka umusozi wa Nemba murabizi niho ababiligi bakubitiwe hafi 20 ahera kuri Nemba sibyo byonyine no kuba umusizi ukomeye arahise Kagame yarahisemo kuza kwatu ibi byose ni amateka bakomeye tugira ngo bisangize bana badukunda ibindi bifasha gukora neza ibihe byiza ubundi turirimbo dutera ibisonga mu bintu by'Rwanda bikomeze kubagereka murakoze cyane barakoze cyane abayobozi bacu mubongera amashyi menshi hanyuma gacucu nakomeza kucyongereza. So firstly I want to Maolithia, our beautiful wonderful little sister. We're so proud of you. Mumkomera amashi one more time please. Now yes, one of the most beautiful things I heard said about you tonight from your sisters and your friends who are accompanying you on stage is that you're a woman that prays. That really brought a lot of pleasure to us, gave us a lot of joy, and we thank you for that. And we tell you to keep going. Always. Thank you. Give her a round of applause for that. Guts, a lot of courage to be able to stand up in front of Igihugu Kyose and present yourself and speak to people. So we're very proud of you. We pray that you will continue to be ambitious, to be intelligent and strong. Just so inka. Secondly, I also want to thank all the ladies who are on stage. Congratulations for the job well done. It is not easy. It's not anybody who can do what you guys did. And I hope that this encourages you to keep pushing and to keep aspiring for more and to keep reaching for more and setting your goals and reaching them. Naamne bahaina. Thirdly, nashaka kushima papa na mama. Ndasema mu Kiswahili baduhaye ibirori byiza cyane. Kwaju tuko hapa sie wote kwaju mlituinvite tukiye kucelebrate dada yetu na aba badadake wote. Vraiment mulitupatiaka dada wa mzuri sana kugira imico myiza cyane na byote bitoka kunyie na karere mwamuhaye. So murakoze cyane. I would also like to opportunity to really give all of our young women strength and courage to keep leading the country and to keep doing beautiful things for us. So thank you for honoring us. And Amashi, please, and Nisha sema mingi mina malizia hapa. Thank you Papa na Mama. Na mwese. Enjoy the party and thank you so much. Yes, sir. Arakoze cyane. Arundi wifuza umwanya wo kugira icyo avuga? Okay. Yes, sir. Everybody else, I can actually go to Vanessa, Paz.
Elvis, Jonathan, Elvis, Jonathan. We ntabwo yari abizi uko byagendaga ariko twebwe ababaka ariwe tugasimba kubizwe. And then after that, she did not disappoint us. You actually made us proud. We were super proud. I know it's the first picture here, but Keza Mao. Everybody knows that about that. She's the last born in Muheto. So Maolithia kujya muri Miss twese twari turi aho ngaho akaza akabibwira buri wese akamubwira ati ngiye kujya muri Miss Rwanda. Bamwe tugaseka tukavuga ariko turakubwira we're supporting you. So when she got there, they looked at the wrong. Yatweretse ko ashobora gukora ibyo twebwe tudatekereza. Igihe cyose mama yajyaga imbere kuri stage tumutegereze twumve icyo agomba kuvuga. So Maolithia, we love you so much. You made us proud. We were for you. As a family, you know, we are going to as well. Yeah? So yeah, nk'uko papa yabivuze, Maolithia ajya Uganda yari kumwe na Joel. Joel rero yantumye kubera Jojo yajyaga kumura ku ishuri bakavuga ati this is my baby, umwana wanjye. Abantu bose yinjiraga ku ishuri bakavuga ati mama wawe yaje. So Joel yambwiye ngo umubwire ngo she actually loved you so very much. She's proud of you. She prayed about it. Right? No, Justine, movie ukurikira Joel, she actually overdue yagusabye ko I love you so much. You deserve the crown. You're the best. Merci. Bienvenue à Vanessa. On dit grand ça en Maolithia. Je vais pas ça. Elle était pas comme ma bataille. Você é Miss. Onde você é comme ta grande sœur, j'ai une chose à te donner, mais à la maison, pas ici. Que tout pour moi. Que je te bénisse et on t'aime. Félicitations. Niye twabarira kuvuga mu Kinyarwanda biratugora kuko benshi baba Congo abandi bakuriye muri Amerika so muratwihangana ariko turagerageza bose ndibuka Jiro yari muri Kinshasa abandi bari muri Kenya abandi bari Goma abandi bari Kigali twese twahuje dushira imbaraga hamwe kugira ngo tubashe kureba ko amanota yabo nk'uko muzehe yabivuze twarakoraga twatekereza ko twageze hejuru tukabona ibisoro byahise biteraho 5,000 points tukabona international ibintu tugomba gutera ariko we are happy that you were watsinze and we are proud of you. Nanjye rero on my part nagera mu mirima igihe cyose zaba birori twese twari turi inyuma yawe tuzi ko uri gusengera kandi uri mwiza cyane wowe mwiza mu kamere ntabwo dufite byinshi byo kuba
kwereke ko tubishimiye ariko njyewe n'umuryango wanjye n'umuryango wanjye